tubifurije igitondo cyiza. Turi tariki 13 Gicurasi 2026 ni ikiganiro twibature nk'ibisanzwe. Ndi kumwe na bagenzi banjye Shadadi Habimana ndetse na Shirire Ntirenganya. Mwaramutse. Kutongeyeho bagabo mwaramutse bagabo. Komere cyane ingaragu mu bijyanye n'iki? Uraho neza Ngarama Kirambi. Ngorara wanditse ntaso nibinteye. Ngorara wanditse kane ndiyo jambo kugira ngo nzajye gusobanukirwa icyo bivuze. Ngorara wanditse kane se indi kubwize ko ndaranyanditse. Magunda afite kwa 12 Gicurasi 2026 hagati ya saa 12 na saa 6 nta mvura iteganyije mu turere twose tw'igihugu. Hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4-5 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bw'asi giteganyijwe mu gitondo ni degere Celsius 12 mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba, mu gihe hagati ya saa 6 na saa 12 nta mvura nanone iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Hateganyijwe umuvuduko w'umuyaga uza kuri hagati ya metero 4-7 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe giteganyijwe ku gicamunsi cyaza kuba kiri hagati ya degere Celsius 22 na degere Celsius 29. Nuko bihagaze. Sinzi niba hari ibindi ushaka kutubwira muri gitondo. Ubwo nukuvuga ko se abantu uyu munsi bataza kwitwaza intuza. Urumva abantu bari Karolina ko nabanza avuge. Tanga igitekerezo cye. Karolina nta gitekerezo uramukanye. Cyane nkaho ari ntabyo. Oya. Ese waje gukora iki? Bwaba ari ubwa mbere. Mvuze ngo ni nkaho ari ntabyo. Ubwo birahara ariko okay. Yo navugaga ti abantu bari bafite za bari chronique nyine kutuntu tuyagayaga bajye bitwaza gupfukamunwa mu gitondo na nijoro. Cyagiye cyose bari kugenda ahantu hari umuyaga. Nanjye ndabona ariko bigiye kugenda nanjye byanze. Niga kuza i Kigali uvuye mu ntara. Niba ari zabukuru. Ntabwo ari zabukuru n'ibiri. Iyo uvuye mu ntara ukaza i Kigali. Ubuhinduye kirima rero kugira ngo uzayadopte. Biragora. Bisaba nk'umwaka nyine. Noro nkayo baga mu cyaro gikonje kuri iyo. Akaro. Ibintu byawe kuntu bimeze. Tanzania arashyuha. Mu Burundi arashyuha. Nyagatare arashyuha. Mu Burundi arashyuha. Iki Gicumbi harakonje. Igicumbi hari hanyuma. I Kigali harashyushye kanakonje. Igicumbi hari hamitanye. Reka bikuzonge rero. Kuko nawe urashaka ko urakiri. Haranakuzonze byo. Karori mu gihe ariko turebera abo turamukanye nk'uko abantu babibonye mu iranga kiganiro ryacu. Ibyo babonye nibyo tugiye kugarukaho, ariko President Donald Trump yafashe indege rutembikirere yerekeje mu Bushinwa. Yagiye kuganira na mugenzi we Xi Jinping, bari buze no kuganira ku bya Taiwan. Hanyuma Kinshasa ngo hagati ya Martin Fayulu tavuga rumwe n'ubutegetsi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'uhagarariye ishyaka PPRD nako UDPS riri ku butegetsi, ntabwo ari kubyumva kimwe nyuma yuko Martin Fayulu atangaje ko ngo azitambika. Ntezondi babyumva kimwe kandi urumva nyine uyobora ishyaka yavuze ngo nta bushobozi na buke n'ubu asigaranye. Ariko ntabwo neze umunyepolitike si n'umunyagihugu. Buri muturage ntafite se uburenganzira kuvuga ibyo ashaka mu gihugu cye. Demokarasi ni iki? Demokarasi ni icyo bivuga nyine. Oya. Majorite niko. Yego majorite rero mu gihe udafite majorite nyine reka majorite banze igaragare tumenye ngo abenshi nabahe, ariko Martin Fayulu aracyari mukuri. Ukuri kuhe? Ko kuvuga ko itegeko nshinga ritagomba guhindurwa. Ni mu gihe ibitero bya drone n'undi ku munsi w'ejo byakomeje mu Minembwe nyuma yuko bari kubashishikariza kwitanga ariko cyase kumanika amaboko ntibabyemere. Hanyuma Nduhungirehe nawe ati ntabwo byumvikana uko Afurika umugabane ungana gutyo utuwe hafi na miliyari irenga ugizwe n'ibihugu 54 ukomeza kubura umwanya uhoraho mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Abanyekongo 1000 bigera kuri 43 ngo basuye iwabo bavuye mu Burundi. Ni mu gihe Africa CEO Forum nayo yahumuye. Nabonye hari bamwe mu banyacyubahiro bahageze. Ibyo turabigarukaho. Dufite amakuru ari kuvugwa hano mu Rwanda, ariko ngo hagati ku munsi w'ejo ko mwirahira rya President Museveni ngo Eddy Kenzo
ngo baramuhagurukije ngo mu mwanya w'abanyacyubahiro yicaye ahantu hataraha inyuma iruhande rw'umugore we bakamuhagurutsa. none niba batabipanze ariko umugore we yarayitsitse avuga ati ntaho wajya turaguma. ntiyagiye se nyuma Eddy Kenzo rero yaravuze ngo birababaje ukuntu abantu bafite ifoto ye yayi bakayinyitirira. ari we ibintu ko byanyuraga ariko kuri televiziyo. hanyuma hari abaturage bafite ibibazo bibaza ngo kubera iki mwaka w'ingengo y'imari ngo ingengo y'imari isohoka ngo abaturage ngo abantu ntibayivugeho mu bitangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga ugasanga bari kwivugira mu bindi ngo kandi biba bibareba. icyo ni ikibazo ubwo Murangwa Yusufu nabo bakorana barabyumva. ntabwo bireba Murangwa akazi kaba yagakoze. bireba nde birabareba mwe mwese twebwe se niba mufite inshingano zo gutangariza abantu amakuru aho kugira ngo mwirirwe mubivugaho mukajya mu muntu warumye ugutwi undi hanyuma babishinzwe ko batatwishyura ngo tubivuge se tuzajye tubivugira umwe. bagiye mu nteko babishyuye ariko ye ariko dore n'ibyo Skove yavugaga leta uko biri kose irusha amafaranga ibitangazamakuru. kubera icyo batakora muri iyo ngengo y'imari baba bakoze. iyo ngengo y'imari hariyo wabonye arimo wagenewe itangazamakuru rya leta arimo itangazamakuru rya leta nyine. none se itangazamakuru rya leta niryo rizajya rivuga ibikorwa bya leta gusa? mugomba kubivaho inshingano nyine kuko inshingano z'itangazamakuru urazizi se eshatu ni eshatu. iya mbere wowe ubivuga uri umwe mu bantu ejo nawe bari kuvuga inkuru y'umuntu warumye undi ugutwi. ndabyemera urumva ariko wirinda kuvuga ingengo y'imari njye nayivuzeho kandi n'ejo njye niriwe mu Bwongereza ariko byanze kuvaho. wiriwe mu Bwongereza kandi hari ibintu by'ingengo y'imari bikwiye. urumva buri muntu aba afite segiteri ye. ntacyo ubwo turaza kubisesengura turebe icyo leta akabaye ikora kugira ngo abaturage bamenye ingengo y'imari n'icyo ayo mafaranga yateganijwe. nyuma na nyuma nibuka ikigo cyari kirimo kiri kurigana na RDBC mu bijyanye na tombora. bwa nyuma na nyuma rero ibikorwa bya tombora ku rwego rw'igihugu byahawe indi sosiyete nshya. ariko twarabivuze ibyo bintu twarabivuze hano ko ari indi sosiyete buri iri inyuma irimo gukina ako gakino. byarangiye rero sosiyete yitwa Moja Group ari ibyegukanye Moja Rwanda Limited. iyo twizeye ko utazambura abaturage ntabwo yigeze yambura abaturage ariko yaranabishyuraga neza. ntabwo yambuye abaturage gusa abo